twongeye kubasuhuza mwebwe abakurikiye Cobra Media TV. Uyu ni wa mwanya mukunda cyane w'ijambo ry'Imana mugezweho nanjye Ndakize Martin. Ijambo ry'Imana rizaricaho buri ku cyumweru. Wowe utarakora subscribe twakwibutsa ugakora subscribe kugira ngo uzakomeza ukurikirane ijambo ry'Imana ndetse n'ibindi biganiro byinshi byakugira akamaro bica kuri Cobra Media TV. Karibu rero ukore subscribe. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge Imana kugira ngo umwuka wayo wera aze gukomeza kudufasha kugira ngo ibyo tuvuga byose twe kubivuga ubwacu ahubwo tubwirizwe n'umwuka w'Imana. Twongeye gushima mwami Imana, wowe udukunda ukaduha ubuzima. Tugushimiye wowe duhaye aya mahirwe yo kuganira ijambo ryawe mwami Yesu Kristo n'ubwoko bwawe budukurikiye. Mwami Yesu Kristo ndakwingiza kugira ngo udukoreshe muri aka kanya kugira ngo ibyo tuvuga bye kuvugwa nk'abana b'abantu babivuga, ahubwo tuvugishwe n'umwuka wawe wera mwami Yesu Kristo. Turakwiyegereje mu mitima yacu, turakwiyegereje mwami Yesu Kristo mu mwanya tugiye gufata tuganira ijambo ryawe. Ndagusaba ngo mwami Yesu Kristo tuvugiremo, ubwire mwene data icyo mwifuzaho kandi ubashe guhindura imitima y'abaza kumva ijambo ryawe mwami Yesu Kristo. Urakoze ko twumvishe data, icyubahiro kibi cyawe mwami, bana natwe kuva dutangiye kugeza dushoje mwami Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Haleluya. Bene data, uyu munsi twaje kuganira ijambo ry'Imana. Nakuzaniye ijambo ry'Imana ryiza cyane. Ndabizi neza ko nuza kuritegera uraza gufashwa cyane, kuko ni ijambo nahishuriwe bitewe n'ukuntu iyi si turimo muri iyi minsi uko bimeze. Ariko Imana ishimwe ko yaduhaye iryo jambo, ahari niwe ryaziye mwene data. Ndagusaba kugira ngo uze gukurikira uwitonze. Haleluya. Iryo jambo ry'Imana tugiye kuganira ni irihe? Uyu munsi nashaka kuza kukwibutsa kandi imwe cyangwa se rimwe mu mazina y'Imana. Haleluya. Iryo zina ni irihe? Reka turisange hano mu ijambo ry'Imana tudatinze. Dusome muri Kuva igice cya 6 ku murongo wa 3, twumve iryo zina Imana yiyita iyo ubwayo, natwe kandi akenshi dukunze kuyita. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo, kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha nitwa iryo zina Uwiteka. Haleluya. Imana yonyine ubwayo yaravuze ngo njyewe nitwa Imana ishobora byose. Mwene data, niryo jambo naje kukwigisha, niryo jambo naje kugira ngo dusangire. Ndashaka kukwibutsa, ahari navuze ngo dukunda no kubivuga cyane ukavuga ngo Imana ishobora byose, ariko akenshi tugasanga mu buzima bwacu twe turabihakana, ukabona Imana ishoboye ibi ngibi, ariko ririya jambo rya nyuma rihera rya byose ugasa naho urisibye, uri gusa n'uri guhakana izina ry'Imana. Ariko naje kukwibutsa uno munsi biciye mu cyigisho tugiye kwiga, wongere wibuke neza ko Imana ishobora byose. Iyo byose ujye uyibuka, ntukazaho ubona ko Imana ishoboye ibi nibi, ariko ngo utekereze ko Imana iki n'iki itagishoboye kuko wowe kikurenze. Ndashaka kukubwira ijambo mbere yuko ntangira kwigisha neza ijambo ry'Imana turyinjiramo. Ndashaka kukubwira ijambo urisurinye. Ibyo umwana w'umuntu cyangwa se ibyo wowe udashoboye, Imana irabishoboye. Kandi ibyo wumva bidashoboka kuri wowe, ku Mana birashobotse. Kubera iki? Kubera ko uri umwana w'umuntu, ariko Imana ari Imana. Haleluya. Ibyo udashoboye ntabwo bisobanuye ko Imana itabishoboye. Ibyo udashoboye Imana irabishoboye. Kubera iki? Kuko uri umwana w'umuntu, ariko iyo ari Imana. Haleluya. Iri jambo ndashaka ngo urishyire mu mutwe, mu buzima bwawe uzahora iteka uzi ngo Imana ishoboye byose. Ibyo udashoboye jya umenya ngo hari undi uri hejuru yawe, hari undi ushoboye. Wowe bya bindi ubona udashoboye, bya bindi ubona bitagushobokeye, umenye ko Imana iyo ibishobora. Haleluya. Twinjira mu ijambo, ndaza kuganira ku bagabo babiri. Ndaza kuganira ku nkuru ebyiri. Iya mbere ni umugabo wari ufite umwana wari urwaye, ndetse Bibiliya ivuga ko yari amaze gupfa. Tuze kuganira kandi n'ijambo ry'Imana rivuga kuri inkuru ya Lazaro, abenshi murayizi. Inkuru ya mbere ni iy'umwana wa Yayiro Yesu Kristo yazuye. Iya kabiri ni iya Lazaro. Ndasaba kugira ngo tuze gukurikira twumve neza ukuntu Imana ishoboye byose. Ariko rimwe na rimwe abana b'abantu twereka Imana ko Imana hari ibintu ishoboye n'ibyo idashoboye. Tubikurikirane tudatinze.
mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome kandi muri Matayo ibice 9 ku murongo wa 18 kugera ku murongo wa 19. Turatu twongera dutaruke dusome umurongo wa 23 tugere ku wa 26. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu Kristo twumve ijambo ry'Imana tubwira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo akibabwira ayo magambo haza umutware aramupfukamira aramubwira ati umukobwa wanje amaze gupfa, ariko ngwino umurambike ikiganza cyawe arahembuka. Haleluya. Yesu arahaguruka amukurikirana n'abigishwa be. Ku murongo wa 23 Yesu ageze mu muryango w'inzu y'uwo mutware abona abavuza imyirongi n'abantu benshi baboroga. Arababwira ati nimuhave, kuko agakobwa kadapfuye ahubwo karasinziriye. Baramuseka cyane. Abantu bamaze guhezwa yinjira mu nzu agafata ukuboko karabyuka. Iyo nkuru yamamara muri icyo gihugu cyose. Amen. Haleluya. Tubanza tuganire kuri ino nkuru mwene data. Uyu ni umwana wa Yayiro wari urwaye, kandi ijambo ry'Imana tuvuga ko yari amaze gupfa. Ariko uyu mugabo yari afite ukwizera cyane. Yahuye na Yesu Kristo amubwira ijambo rimwe rigaragaza ko iwe yarazi ko Imana irashobora byose, irashobora ndetse no kuzura uwari wamaze gupfa akabaho. Haleluya. Imana ishobora byose. Yamubwiye ijambo rimwe avuga ngo akana kanye ndabizi sinshidikanya kamaze gupfa, byarangiye, ibyako byarangiye, ariko ikiganza cyawe cyonyine nikigakoraho karaza gukira. Nuza ukagera uwanyu ukagakozaho ikiganza ngo karakira. Haleluya. Yari afite ukwizera, yari afite ko kwemera neza ko Imana ishobora byose. Gusa siko benshi babibona, babona ko Imana ishoboye ibi ariko ibi ngibi bitabishoboye. Tumanutse hasi gatoya, Yesu Kristo yaremeye ajyana nawe, amanukana nawe ajya iwiwe. Ngo akigera ku nzu, akigera ku muryango w'inzu, ngo abona bari muri urwo rugo benshi, ngo bahari barimo bararira, bataye ibyiringiro, barimo baraboroga. Ngo arangije arababwira ngo mwigireyo, mumpereza akanya gatoya, kuko uyu mwana atigeze apfa ahubwo arasinziriye. Bakoze igikorwa kimwe, akoze igikorwa cyo guhakana ko Imana ishobora byose. Baragihakanye kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo baramuseka cyane. Basetse Yesu. Cyatumye baseka Yesu nuko bumvaga ko umuntu wapfuye bidashoboka ko yapfa kongera kubaho. Haleluya. Ariko twavuze ngo twongere twibuke ko Imana ishobora byose. Haleluya. Barasetse Yesu, baramuseka, ariko ko yarazi ko ashoboye byose ntiyabitayeho. Yarakomeje arinjira, ageze mu nzu ngo afata ukuboko kwa akana ka Yayiro, ngo karangije kabaho, kakana karabyuka. Yari yababwiye ngo karasinziriye, ntabwo kapfuye. Haleluya. Ahandi ijambo ry'Imana rivuga ngo aragahamagara, avuga ngo byuka. Yarahamagaye. Yesu Kristo iwe ntago ameze nk'abaganga, abaganga b'abana b'abantu. Ibo ashobora kuvuga ngo ndakora operation, ndakora surgery se cyangwa ndakubaga kugira ngo mbashe kukugarurira mu buzima. Ariko Yesu Kristo we umva imbaraga za Yesu ndetse imbaraga z'Imana aho zirutira cyane iz'abana b'abantu. Iwe yarahamagaye gusa avuga ngo byuka, cyangwa agafata ukuboko arakabwira ijambo rimwe ati byuka, wako kana karabyuka kongera kaba kazima. Haleluya. Icyo ni ikintu kimwe twereka ko Imana ishobora byose. Ariko kuri guseka guseka Yesu Kristo, bari abantu basetse Yesu Kristo, byonyine ubwabyo byagaragazaga yuko baremera yego ko ashobora gukiza abantu barwaye. Barabyemera ko yakiza abakiri bazima niyo baba barembye gute, barabyemera. Ariko umuntu yamaze gupfa, hari abagaragaje ko bidashoboka. Umuntu asatiriye kugupfa, benshi bakabona ko bidashoboka, ariko Imana iravuga ngo shoboye byose. Haleluya. Tuganire kandi no ku nkuru ya Lazaro. Byose ndashatse kukwereka mwene data aho abana b'abantu tugenda tugaragariza Imana ko idashobora byose, ariko buri gihe mu kanwa kacu tugahora tuvuga ko Imana ishobora byose. Tuganire nabwo iyo nkuru ya Lazaro turayisanga muri Yohana igice cya 11 ku murongo wa mbere turagera ku wa 6. Niturangiza turaza gutaruka gatoya, ni ibintu byinshi ntabwo twabisoma byose. Duhita tujya ku murongo wa 32 dusoreze kwa 44. Turasoma twihuse kuko ni byinshi, ariko ukurikirane mwene data. Ndashaka ngo ukomeze kwibuka icyo twashatse
kuganira uno munsi. Imana ishobora byose. Nubwo mu kanwa kacu duhora tuvuga cyane ngo Imana ishobora byose, ariko mu bitekerezo yacu, mu myizerere yacu ntabwo twizera ko Imana ishobora byose. Ariko uyu munsi ndakwingize mwene data, wongere wibuke ko Imana ishobora byose. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Haleluya. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Haleluya. Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Nuko yumvishe ko arwaye asibira kabiri aho yarari. Mariya, duhita dusimbuka 32. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere ye y'ibirenge bye, aramubwira ati, databuja iyaba wari hano, musaza wanjye ntaba yarapfuye. Haleluya. Yesu amubonye arira, n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati, mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati, databuja ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati, databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye ni wizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Haleluya. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, data ndagushimiye ko unyumvise. Ubwanjye narizi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'aba bantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Haleluya. Praise the Lord. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Amen. Haleluya. Iyi nkuru ndayikunda cyane, ikomeza kutwereka ububasha bw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Tuyiciye mu magambo makeya tuyiganiraho, turebe ko Imana ishobora byose, kandi turebe ukuntu abana b'abantu bavuga ko Imana ishobora byose, ariko akenshi tujya duhakana ko Imana ishobora byose bitewe n'ibyo tujya tuvuga, ndetse no mu gusenga kwacu ugasengera ikintu ariko kumva ko Imana ishoboye iki, ariko iki ngiki kuko wumva utagishoboye, wumva nta mwana w'umuntu wagishobora, ukibwira ukibesha ko n'Imana ishobora kutabikora. Ijambo ryatweretse Lazaro, Marita ndetse na Mariya bari inshuti za Yesu. Yesu yarabakundaga cyane, bavuga ngo uyu Mariya ni wa wundi waje ngo guhanagura Yesu Kristo, yamusutseho amavuta amutegurira kuzabambwa kwiwe, arangije amuhanaguza imisatsi. Ariko icyo dushaka kugana bene data cyane ni kuri uyu nguyu wagize indwara, ararwara. Uyu Lazaro ararwara ndetse agera n'igihe apfa. Ariko igihe yari atarapfa, abashiki biwe Mariya na Marita batumye kuri Yesu, yari inshuti yabo, yakagombye guhita bitaba vuba. Baramubwira ati, inshuti yawe yarwaye, inshuti yawe magari irarwaye. Ubundi ubusanzwe ari umwana w'umuntu yahita reka ibyo arimo byose akagenda akajya gutabara, kuko abavuga ngo ndabarira ku minota, nintinda gatoya uyu muntu arapfa, ntabwo aza kubaho. Kandi umwana w'umuntu ntashobora gutuma umuntu wapfuye abaho. Ariko Yesu Kristo si ko ari mwene data. Ibidashobokeye umwana w'umuntu ku Mana birashoboka. Haleluya. Mwene data, nashatse kukubwira
kuri uyu Lazaro. Iki gihe yaramaze kurwara, Yesu arumva ko bari kumuhamagara, ko bamusaba kuza gukiza, ariko Yesu avuga ngo ndabyemeye ko arwara kandi ndabyemeye ko apfa. Nicyo cyane bigaragaje ko agenda akamara iminsi 2. Yamaze iminsi 2 atari yasubira kujya kureba Lazaro, atari yitaba ubutumire cyangwa se kuba bamutabaje. Ntiyahise agenda ku kanya, ahubwo yabanje akora imirimo ye. Kubera iki yabikoze gutyo? Yarazi ko niyo umuntu yapfa yakongera akazuka, kuko ijambo rye rirarema. Yesu Kristo yavuze ngo ni njyewe ubugingo, ni njyewe gukiza, ni njyewe ushobora kugukiza, ni njyewe uguha ubuzima ubwo ufite, ni njyewe buguha. Haleluya. Iwe yashoboraga no kuzura ndetse n'uwapfuye, ariko siko abantu babibonaga. Haleluya. Yesu Kristo arangije hashize agahe, iyo minsi 2 ishize, arangije ajya kureba kwa Lazaro ibyabayeho. Ariko icyo gihe Lazaro yamaze gupfa, amaze iminsi 4 mu mva. Arangije icyantangaje mwene data nawe tuza kuganira, wumve ukuntu Yesu Kristo ashoboye byose. Mariya yaraje, arangije aramusanganira, ari kurira cyane, aboroga, ababaye. Yabwiye Yesu ijambo rya mbere, amubwiye ngo databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntabwo aba yarapfuye. Ntabwo byari gushoboka ko aba yarapfuye. Ariko Yesu Kristo ibyo byose yemeye ko biba kugira ngo Imana yongere ihabwe icyubahiro, abantu bongere bamenye ko Imana ishobora byose, kandi nawe abashe guhabwa guhimbazwa, kuko arabikwiriye, niwe bikwiriye. Noneho ijambo rya mbere Mariya yamubwiye ngo se databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Mu yandi magambo yarari gushinja Yesu uburangare bwe, cyangwa se kuba ataritaye ko umusaza wabo yarapfuye. Yesu abona ukuntu bataye, bafite agahinda kenshi, bataye ibyiringiro. Arangije Yesu Kristo areba ibyo yakoze byose, areba imirimo yakoze yose, areba imirimo ibugaragaza gukomera kw'iyo yose yakoze, ariko abona ukuntu abantu bakomeje kutizera uko Imana ishobora byose, ko Yesu ashobora byose. Arangije ararira. Gusa kurira kwa Yesu Kristo ntabwo abana abantu babibonye nkaho ari uko Yesu Kristo yabonye kwizera kwabo gukeya, cyangwa se kutemera ko ashoboye byose kwabo, ahubwo babibonye nko kuvuga ngo isi uyakundaga uno muntu, uyu muntu yapfuye none na Yesu ararize. Yesu arababaye kuko uno muntu yapfuye kandi ataje no kumutabara. Ariko sicyo cyarijije Yesu, ahubwo Yesu Kristo yarijijwe nuko abo bantu bari bataramenya gukomera kwiwe, bari bataramenya ko ashoboye byose, ndetse n'uwamaze gupfa Yesu Kristo ashobora gutuma abaho. Haleluya. Bavuze iri jambo, bamubwira bavuga ngo uyu ko yahumuraga impumyi, agakiza abatumva, agahaguritsa ibirema, agakiza ziriya ndwara zose tuzi, yirukana abadayimoni n'ibindi byinshi. Ese iyaza kuba hano, uyu we ntaba yaramukijije ntapfe? Mu yandi magambo bo babonaga ko umuntu yamaze gupfa, n'Imana yamanuka adashobora kubaho. Niko mu mutwe wabo bari bafite, imyizerere yabo niko yari imeze. Ariko Yesu Kristo yahise ababazwa nuko batari kwemera imirimo yiwe, ko ashobora byose. Haleluya. Yesu asuhuza umutima kubw'iryo jambo, bemera ko ashobora guhumura impumyi, bakemera ko yakora ibyo bitangaza bindi byose, abarwaye bose yabakiza, ariko ntibemere ko ashobora no guhamagara n'uwapfuye akaba yabaho. Haleluya. Noneho Marita akomeza gusanga Yesu, bose bamushinja ko atabonetse icyo gihe, ariko Yesu Kristo yari abifite, yari abishaka ko biba kugira ngo bongere babone neza yuko n'uwapfuye Imana ifite ubushobozi bwo kumuzura. Nyeka ari nacyo gitangaza gikomeye cyane cyane cyane, twese twabona kuvuga ngo Imana irarenze, ishoboye byose pe. Uyu nibwo bwa mbere Yesu Kristo yaragiye kuzura umuntu bwa mbere, niyo mpamvu byase byongera birasakara cyane. Yesu Kristo yarabwiye ngo mukureho igitare, mukureho igitare. Babote umuntu yaranutse amaze iminsi 4 mu mva, ariko wari kuvuga ngo dukure igitare, arakunukira gusa, nta kindi byararangiye, twarabyakiriye, turi mu gahinda gusa, ariko tuzaruha tubyakire. Ariko umuntu yarapfuye ntagifite kubaho, ni nkako bashatse kuvuga. Ariko Yesu Kristo yamwese, sinakubwiye ko niwizera uze kumubona ari muzima, uze kubona igitangaza cy'Imana, abantu bazira kutizera kwabo.
bazira kutizera. Ariko Marita aravuga ati okay, urabishoboye ndabyizeye, reka. Bahita bakuraho igitare. Bakuyeho igitare, Yesu Kristo yarebye mu ijuru abwira Imana se aravuga ngo ndagushima data kunyumvishe, kuko iwe yarasanzwe azi ko Imana ishobora byose nta gushidikanya habe namba. Abati ngewe igitumye nguhamagara nge ndabizi neza ko ushobora byose, ariko abangaba ntibarabimenya. Ndashaka kugira ngo aba bantu bangose bizere ko ari wowe wantumye, bizere ko kandi ufite imbaraga zishobora no kuba zazura umwana w'umuntu. Arangije kuvuga iryo jambo, ntabwo nk'uko twavuze hejuru, ntabwo Yesu Kristo yagiye kuvuga ngo afate ibyuma byo kubaga ngo atangiye gufata amaraso aza gutera umurwayi wari wapfuye. Oya, ahubwo yahamagaye ijambo rimwe, kuko atari umwana w'umuntu. Nakubwiye ngo ibyo udashoboye nk'umwana w'umuntu ntabwo bisobanura ko Imana itabishoboye. Arangije ngo arahamagara, yarahamagaye gusa abwira Lazaro avuga ngo Lazaro we sohoka. Uzi kubwira umuntu wapfuye ukamubwira ngo Lazaro we, ukamuhamagara mu izina akumva, yarangiza ukamubwira ngo sohoka. Hallelujah, praise the Lord. Imana irakomeye. Ibi byose nibigaragaza ukuntu Imana ishobora byose. Ariko kwa kundi kuvuga ngo Imana yakiza impumyi, yakiza abatumva, ariko uwapfuye tukagira impungenge kuko Imana birashoboka ko itabishobora ibyo ngibi. Ariko mwibuke ko Imana ishobora, wibuke karaka inyuma akavuga ngo byose nta kintu na kimwe kinanira Imana. Hallelujah. Arangije Lazaro arasohoka, arangije Yesu arababwira ngo mumuhambure mumureke agende. Icyo gihe ngo iyo nkuru yamamara hose. Ijambo ry'Imana avuga ngo benshi barizera, benshi bizera imbaraga z'Imana ko ashoboye byose. Hallelujah. Bene data, natwe muri iki gihe niko bimeze. Ndashaka kugira ngo turiganire ijambo nararihishuwe, kuko nari gusanga muri isi turimo tujya tuvuga cyane ngo Imana ishobora byose, ariko twebwe tugasa naho turi kwita Imana ngo Imana ishobora, tugakuraho byose. Ariko mwene data, wongere umenye ko Imana ishobora byose. N'uwapfuye yamukiza. Hari ikintu tujya tugira mu mitwe yacu, uvuga ngo umuntu arwaye umutwe, urwaye ibicurane, wenda uri kumva utameze neza mu nda hari kukurya, ukumva ko ibyo byonyine by'Imana ishoboye. Ariko ndashaka ko umenya ko n'urwaye kanseri, n'urwaye sida n'ibindi, Yesu ashobora kumukiza. Mwene data, Matayo 19:26 ijambo ry'Imana avuga ngo ibyo ntibishobokera abana b'abantu, ariko ku Mana byose birashoboka. Abefeso 3:20 ijambo ry'Imana avuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, ngo nkuko imbaraga zayo zidukoreramo. Imana ishobora byose mwene data. Ibyo udashoboye ntibivuze ko Imana itabishoboye. Imana ishobora byose. Hari indirimbo mwene data sinyiririmba, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo umuririmbyi yarembe avuga ngo ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo ubwire ikibazo ubunini bw'Imana yawe, izagufasha. Kuko Imana si umuntu ngo inanirwe ibibazo, ahubwo umenye yuko Imana yawe iruta ikibazo, izagufasha. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mwene data. Ndagushimiye Mwami Yesu Kristo ko wongeye kutwibutsa ko ushobora byose. Ndakwinjiza kugira ngo usibe mu mitwe yacu ko ushobora bimwe ibindi utabishoboye Mwami. Ndawusanga mwene data umuhindura imyumvire ndetse n'imitekerereze kugira ngo amenye ko ushoboye byose, n'ibyo abona bitamushobokera wowe ko ubishoboye Mwami. Ndagushimiye Mwami, reka ijambo ryawe ukomeze kurisobanura bene data baryumve birenze uko ngiye narivuga Mwami. Icyubahiro kibi cyawe Mwami Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo twizeye. Amen. Imana ibahe imigisha.